Yesu nashimwe cyane, umwami wacu nahabwa icyubahiro, niyongere yubahwe, niyongere ashyirwe hejuru, umwami arabikwiriye kandi amahanga yose amushime, amavi yose namupfukamire, indimi zose nizatureka ari uwera. Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye, Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka, uyu ni umunsi mwiza uturemeye ngo tuwishimiremo. Reka nkwifurize umunsi mwiza w'umugisha kandi nkwifurize kuwishimiramo, nkwifurize kugubwa neza uri imbere y'Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yacu ikomeze igushyigikire kandi ikomeze ibane nawe, yiteguye kugushyigikira mu bintu byose igihe cyose uyitabaza. Bibiliya iravuga ngo muntabaze ndabatabara mbere cy'ibikomeye biruje mutamenya. Iyi Mana yiteguye kugutabara igihe cyose uyitabaje. Rero uyu ni umunsi mwiza data baguhaye ngo unezererwemo. Ndabizi yuko rimwe na rimwe ushobora kubyuka udafite impamvu zikunezeza, ariko Imana yo igufitiye umunezero uhagije kandi wuzuye rwose. Yesu yigeze abwira intumwa ze aravuga ngo mbahaye amahoro, mbasigiye amahoro yanjye, sinanga nk'uko abisi batanga, cyo kuza mbibabwiye ngo mwisi mugire umubabaro, ariko yongeraho ijambo rikomeye aravuga ngo muhumure ko mwisi narayinesheje, muhumure nanesheje isi. Imana ibaho umugisha cyane aho muri mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi, ku migabane myinshi itandukanye. Ndabizi ko mudukurikira kandi muradukunda, natwe turabasengera ngo Imana ishobora byose igikomeza amaboko yanyu kandi bane namwe, ibarwanire intambara z'iburyo n'iz'ibumoso, izo mubona n'izo mutabona. Ndabizi haba hari byinshi bituzengurutse, ariko igitanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi turaba turi ku ijambo rivuga ngo umuntu wa kane mu muriro. Burya umuriro uko wakaka kose, umuriro w'umukiranutsi ugira umuntu wa kane. Bibiliya yarambwiye ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amutabara muri byose. Mwifurije rero kubana n'Imana kandi no kugira umunsi mwiza w'umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire kuri iyo ntego yuko hari umuntu wa kane mu muriro. Ntago tunyuramo twenyine, ntago turimo twenyine. Bibiliya iravuga ngo amazi menshi ntazagutembana, n'umuriro utwika ntacyo uzagutwara. Rero ntago turimo twenyine, Imana yacu iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Turebye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, igice ni icya 3 umurongo wa 24. Haravuga ngo uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe Basaduraka, Meshaki na Abedenego, mw'abagaragu b'Imana ibisumba byose, mwe nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka, Meshaki na Abedenego barasohoka bava mu muriro. Imana ishimwe cyane. Ahangaha dusomye inkuru y'abahungu 3, abasore bakiri bato cyane, kuko amateka avuga ko bari bakiri batoya, bari bakiri ingimbi, bajyanywe Babuloni mu gihe Nebukadinezari yanyagaga Yerusalemu cyangwa se igihugu cya Isiraheli. Hanyuma rero bageze i Babuloni, Imana ibagirira neza, babona umugisha ukomeye cyane, kuko n'ubundi bari barajyanywe ku mpamvu za Nebukadinezari. Nebukadinezari yari yasabye ko bamushakira abana b'abahungu beza b'abasore bafite igikundiro, bazi kuvugira imbere y'umwami, bazi guhagarara bemye ngo abigishe iby'ubukarudaya ndetse n'ibyaho. Hanyuma rero harimo bari abahungu 4, abo Bibiliya tubwira, harimo n'umuhungu bita Daniel. Igihe cyarageze rero haza kuba ikibazo gikomeye cyane i Babuloni, kubera yuko hari impamvu nyinshi zari zibiteye, zirimo n'ishyari rikomeye cyane. Bategeka yuko umuntu wese agomba kuramya igishushanyo Nebukadinezari yakoze. Abano bahungu kuko bari bazi Imana yabo, sindi busubire mu mateka yabo cyane, kuko murabizi bakigera i Babuloni baravuze ngo ntabwo tuziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Bari abana b'ubwami. Uburyo abayuda bagiye bavanwe Yerusalemu bwari uburyo bugeze muri 3. Barabanje batwara ab'ubwami, baragaruka batwara abandi bakurikira, bagaruka gutwara abari basigaye bose.
hanyuma rero abari abana b'ibwami biratangaje, kubaha Imana kwabo kwatumye barya ibiryo batagombaga kurya, kuko ndatekereza ko nimba baravukaga mu miryango ikomeye y'ibwami ntabwo bigeze batungwa n'amazi n'ibishyimbo, ariko kubw'icyubahiro cy'Uwiteka Imana bemeye kunywa amazi, bemera kurya ibishyimbo kugira ngo baheshe Imana icyubahiro, batarya ibiryo baterekeje bivuye ibwami. Njye nibaza cyane nkatinda, kubaha Imana no gukiranuka burya hari icyo bisaba ikiguzi. Rimwe na rimwe hari igihe bizakurekesha ibyo wakundaga, ubundi bikurekesha ibyo wabonaga ko ari iby'igiciro. Paul yaravuze ngo nyankoresha umubiri wanjye uburetwa kugira ngo ntagawa. Rero hari igihe uzisanga utagikeneye gukora ibyo wagombaga gukora, utakiri uwawe ngo wigenge. Biyemeje kunywa amazi, biyemeza kurya ibishyimbo, ibiryo bitagombye kuba bitunze abana bavukiye ibwami, ariko kubw'icyubahiro cy'Imana, Imana nayo irabumvira cyane, ibahesha umugisha i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Igihe rero cyaje kugera, nk'uko nabibabwiye, bategeka ko baramya kino gishushanyo. Ayo mazina si ayabo, bagiye bitwa amazina atari ayabo. Nka Daniel bamuhinduriye izina, Daniel bivuga Imana ni umucamanza wanjye, baza kumwita Beluteshazari, bivuga ngo Bayali izajya kurinda. N'aba rero ba Abedunego bivuga umugaragu w'ikigirwamana, ba Meshaki ni ikigirwamana cy'i Babuloni. Rero bagiye babitirira ibigirwamana byabo kugira ngo babazinure umuco wabo w'Abaheburayo, umuco w'Abayuda wo kubaha Imana no gusenga, ariko abana baguma ku Mana yabo, bakomera ku Mana yabo. Ushobora kuba uri kunyura mu bintu byinshi bikomeye kandi biruhije umutima wawe, ariko ndakwinginze komera ku Mana yawe. Imana iracyari Imana. Niyo isi yahindura izina ryawe, ariko Imana iracyitwa Imana. Iyo kwitegereje warayinambyeho, ntirebe iby'isi yakwise, ahubwo irebe icyo yagushyizemo. Rero komera ku Mana yawe, komeza usenge, komeza ubane n'Imana, komeza winginge Imana. Witinya naho amazina yahinduka. Hari situwasiyo ugeramo, hari iminsi ugeramo, amazina agahinduka, ukajya bavuga ngo wa wundi umeze utya, bya bindi wa wundi uteye utya, wa wundi isi ikagushakira izina. Ariko Imana ishobora byose iracyari ya Mana, iracyari Imana ivuga bikaba, iracyari Imana ivuga bikakomera. Komera umutima kandi wicike intege, Imana irahari. Hanyuma rero aba bana b'abahungu nubwo amazina yabo ahindutse, ariko imitima yabo iracyari Buyuda. Imitima yabo iracyibuka Imana y'Abaheburayo, iribuka Imana ikomeye yabavanye muri Egiputa, Imana yatandukanije inyanja, Imana yabahaye amazi yo mu butayu, Imana yabagaburiye ibiryo by'amano badahinga imyaka 40 ikarangira, Imana yabambitse inkweto ntizibasazire mu myaka 40. Bibuka amateka y'abasogokuruza, bagambira mu mitima yabo kutazigira biyanduza no kutayiyemukira. Hano bacuze igishushanyo, ariko birengagiza yuko abana bavuye i Buyuda ari babandi bazi itegeko ry'Imana rivuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa, ntukagira izindi mana mu maso yawe, ntukaziramya, ntukazikubita imbere, kuko ndi Uwiteka Imana, ndi Imana ifuha. Avuga ati mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza kuzukuruza b'ibihumbi, nkababarira bankunda. Rero bari bazi yuko nta yindi Mana yo kubararira. Nebukadinezari abibeshyaho, bijya bibaho. Isi ko yakwibeshyaho, abantu babona ugenda, bijya bibaho. Ariko dufite Imana igendera muri twe, dufite Imana ikomeye cyane. Isi imaze kubibeshyaho, bayereka yuko bafite Imana ishobora byose. Nari ndimo mbabwira ngo umunsi turaza kureba ku muntu wa 4 mu muriro. Barangije banga ko barara igishushanyo. Nihuse Nebukadinezari yababajije nimba hari Imana iribuze kubakiza amaboko ya Nebukadinezari. Avuga ati Imana yo turayifite, Imana ishimwe cyane, Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko nayo itadukiza ntabwo twayisuzuguza, ntabwo twayitesha agaciro. Imana nihabwa icyubahiro. Hari imbaraga zindi. Umva umunyamwuka mwiza utuye i Babuloni, umunyamwuka mwiza utuye i Babuloni ntakangwa ibihe birimo izuba, ntakangwa aho amapfa yacanye, ntakangwa intambara, ntakangwa ibibazo. Umunyamwuka, umuntu uri mu mwuka w'Imana utuye i Babuloni ahindura ibintu byinshi, kandi abantu bakamenya ko Uwiteka yageze aho hantu. Kuko murabizi turi abambasada, dutwaye ubwami bw'Imana, nitwe dutumwa bwaguka.
binginze Imana rero ku buryo ubwami bw'Imana bwageze i Babuloni, abanyababuroni bakamenya yuko Uwiteka ari we Mana. Hanyuma baje kubajugunya mu muriro, nihuse cyane babajugunya mu muriro, kuko ngo itegeko ryari kubagaho, ibirimi by'umuriro bifata bari bagiye kubajugunyamo, ariko bo bajya mu muriro, batembera mu muriro. Ngiye kukubwira ngo umuntu wa kane mu muriro, Imana ishimwe cyane, uramukeneye muri iki gihe cya none, nanjye ndamukeneye. Ukeneye umuntu wa kane mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye umuntu wa kane mu muriro uri kunyuramo, mu muriro w'ibibazo ufite, mu muriro w'ubukene, mu muriro w'urushako, mu muriro w'itorero, mu muriro w'intambara, mu muriro w'akaga. Uburyo umuriro wose wacanywe na Nebukadinezari ku mpamvu z'uko ashaka gutuma tureka Imana yacu. Abantu bahagaze neza bakahamya Imana by'ukuri, uwo muriro ubamo umuntu wa kane. Imana ishimwe cyane. Umuntu wa kane ari mu muriro wawe, umuntu wa kane ari mu muriro Satani yifuje kujyamo, umuntu wa kane uzamusanga mu muriro isi yashatse kujyamo, umuntu wa kane uzamusanga mu muriro abaturanyi bifuje kukandagizamo ibirenge. Umuntu wa kane, wowe komeza kwizera kwawe, fata ibihe usenga Imana, fata winginga Imana. Umuntu wa kane ahora ari maso. Umuntu wa kane ntabwo tuzi ngo yari arindiriye hehe, ariko ngo babajugunye mu muriro. Icya mbere arababohora, ntabwo batemberana mu muriro, ntabwo iyo soruti bari kuyikora baboshye, arababohora. Ngeze ahangaha mpita nkubwira ngo nta kibazo kitagira ubundi buryo, nta kibazo kitagira ubundi buryo. Iyo tujya gutsindwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, tuba tuvuga ngo nta bundi buryo nari mfite. Kuki wakoze icyaha? Nta bundi buryo nari mfite. Kuki wasambanye? Nta bundi buryo nari mfite. Kuki umunsi wa none uri muri ibi ngibi? Nta bundi buryo nari mfite. Oya, nta bundi buryo nari mfite. Ikintu cya nta bundi buryo gituma abantu benshi bava mu kwizera Imana, gituma abantu benshi batakaza ihame ryo gukiranuka, ihame ryo kwizera Imana. Ariko mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikintu cyose kibaho kigira ubundi buryo. Ndetse reka nkubwire uburyo butajya bubura ni urupfu. Urwo ntirushobora kubura. Mu bintu byose bikugerageza, mu bintu byose bikugora, burya habamo ubundi buryo. Aba bahungu bashoboraga kubwira Imana bakabwira ati nta bundi buryo twari dufite Mana. Urabona turi abanyagano, urabona turi abanyamahanga, urabona twaje turimbuye, urabona batuzanye ngo twigirwa bakarutaya, urabona uyu mwami yadutanze ibintu byinshi, urabona uyu mwami. Kandi mwibuke neza yuko Danieli na bagenzi be bari abanyabwenge, bari abanyembaraga cyane. Rero bari bafite impamvu zo kubwira Imana bakayibwira ati nta bundi buryo twari dufite, nta bundi buryo. Papa ntawe uhari, mama ntawe uhari, badukuye iwacu mu miryango ikize, dore aho turi kurya ibishyimbo. Burya nta bundi buryo twari dufite, niyo mpamvu twapfukamiye kino gishushanyo. Ariko mu buzima bwose uzanyuramo, burya hari ubundi buryo. Ntuzagerageze na rimwe kubura uburyo mu buzima, ntuzabigerageze. Kimwe cyo hari igihe buza butandukanye n'ibyo ushaka. Aba bana b'abahungu ubundi buryo bwari buhari, bari bafite hari ubwo Nebukadinezari yabahaga, kandi muri ubwo buryo ndi kubabwira Satani aba afite ubwo akwereka, kandi bwihuse cyane, ibisubizo biba byihuse. Abakubwira ati dore uburyo bushoboka n'ubu, ni uko barara igishushanyo mu kibaya cya Dura. Uko barara igishushanyo, nutacyubararira urupfu ruri imbere yawe. Ubwo ni uburyo bwose Satani akwereka. Ariko ku mukiranutsi hari ubundi buryo umwuka w'Imana yongorera umuntu. Imana ishimwe cyane. Hari ubundi buryo umwuka w'Imana abwira umuntu. Ubwo buryo abantu benshi bagiye babukira. Reka mbabwire, Aburahamu yageze igihe agera ahantu yashoboraga kuvuga ati nta bundi buryo. Umwana wanjye ni ikinege, nta wundi mwana mfite, imyaka yanjye ni myinshi, ndetse namubyaye nshaje, Sara yarashaje, yaranacuze, twamubonye turushye. Mana rero reka tukubwire, uyu mwana ntabwo ndi bumutange. Rero yashoboraga gutanga impamvu, ariko burya hari ubundi buryo. Imana ishimwe cyane. Hari ubundi buryo bwo gutanga umwana Isaka, Imana ikamubona nk'umukiranutsi kandi ufite kwizera, imubonera n'intama igurana Isaka. Mu bintu byose uri kunyuramo, burya hari uburyo. Wikitandukanya n'Imana, wishwana n'umwami wawe, wituma Imana ikubona ukundi, wituma Imana ikurakarira. Hari uburyo, kandi umwuka arabuzi, aranabufite. Mwegera kugira inama. Bibiliya iratubwira ngo umwuka rero ni umujyanama, niwe utugira inama, ni nawe utuvugira, ngo kuko azi ibyo dukeneye. Rero mwegera kugira inama. Hari ubundi buryo mu buzima, ntabwo ubwo buryo bwabaye ubwa nyuma. Hari ubundi buryo, hari ubundi buryo Yesu azi. Umunsi umwe Pawulo bari mu nyanja,
habonetsemo umuraba, hanyuma ngombwa ko ubwato bushwanyagurika, ariko mu buryo butandukanye ngo bagenda bambuka, bamwe ku bisate by'ubwo bwato mu buryo butandukanye barambuka. Hari ubundi buryo Imana ifite iri bunyuzemo ibyo ngibyo uri kunyuramo. Burya hari ubundi buryo, wikigirira nabi, wituma Imana yawe mugirana ibibazo. Hari ubundi buryo mu buryo wakishyurira abana, hari ubundi buryo mu buryo watunga umuryango. Apana kuvuga ati nabuze ubundi buryo, none se ntabwo nari guhagarika akazi kanjye, sinari kukareka, nahisemo gukora ibi n'ibi kugira ngo akazi kanjye gakomeze. Oya, hari ubundi buryo watungamo umuryango wawe aho kugira ngo ugurishe agakiza kawe. Hari ubundi buryo wabaho, cyangwa se nababwiye ngo hari ubutajya bunabura bwitwa gupfa. Hari ubundi buryo ushobora gupfa udatukishije Imana ishobora byose. Aburahamu yagize ubundi buryo, Imana imukora ku maso, aravuga ati dore intama. Imana igukoze ku maso yaguha ubundi buryo, witukisha izina ry'Uwiteka. Burya ifite ubundi buryo, ifite ubundi buryo yagutabara, ifite ubundi buryo yakugirira neza. Yosefu ahantu yarari yashoboraga kubwira Imana, Uwiteka Imana, dore ndi umunyagano, dore ndi umwana mutoya, dore baranguze, dore uyu ni mabuja, nta kintu mfite navuga, bene mama barangurishije, nanjye ntacyo nsigaje, reka niryohereze muri uru rugo, mabuja yankunze, nta bundi buryo mfite, bahita banyirukana, najya yeye ku kino gihugu ntakize, nta bundi buryo. Ariko kuko yari ari mu mwuka w'Imana, yabonaga ibyo abantu batabona, aravuga ngo hari ubundi buryo, uburyo bwari busigaye usibye ubwo Satani yari bumugiremo inama bwo kuryamana na nyirabuja. Ubundi buryo bwari busigaye umwuka yatangaga nubwo kujya muri gereza. Imana ishimwe cyane, bijya byemera, Imana ijya yemera ko bibaho. Ariko iyo ari uburyo bw'Imana tuba turi kujya mu masezerano, iyo ari uburyo bw'Imana tuba twerekera i Kanani. Imana ishimwe cyane. Iyo ari uburyo bw'Imana tuba turimo tujya muri Egiputa ngo dusoze amasezerano y'Uwiteka Imana. Njye nkunda kubwira abantu ngo ziba ari impamvu z'akazi iyo hari ubundi buryo. Petero yagize ikibazo gikomeye, cyagiye yihakanaga Yesu, yabonye nta bundi buryo. Umugabo bari kumwe w'umusitari uzi gukora imirimo n'bitangaza, baramufashe baramwishe, hanyuma arabigenza ati baramukubise, arimo arabibona, harimo yisobanura, hanyuma nawe kandi naza kuvuga ko ari uwa Yesu ari buze kuhagwa. Ariko hari ubundi buryo, hari ubundi buryo, kuko Petero ntiyagombaga gupfira hariya hantu, kandi yaragombaga gukomeza itorero nyuma y'uko Yesu agenda. Hari ubundi buryo rero yashoboraga kubwira Yesu akamubwira ati sinkwihakanye, nemere dupfane nk'uko yari yabimusezeranije. Burya Yesu yari afite ubundi buryo. Aba bahungu rero babonaga ubundi buryo. Ndakwifuriza muri iki gitondo kureba ubundi buryo mu kibazo urimo. Reba ubundi buryo, kandi koko no mu buzima busanzwe ntukagivinga up, ntukarekure ibintu, ntukave ku bintu. Haba hari ubundi buryo. Wowe senga Imana iguhe andi makuru, iguhe ikindi cyerekezo. Iravuga ijya inama, umwuka wera ni umujyanama, azakubwira icyo gukora. Hari ubundi buryo. Senga Uwiteka Umwami Yesu aguhe amakuru adasanzwe. Abahungu babona ubundi buryo, aravuga ati ntabwo twakubara. Yego, nta bundi buryo bwari buhari, ariko mu mwuka hari ubundi buryo. Hari ubundi buryo bwo kwemera kujya mu muriro, turabizi neza. Mu muriro rero baje gusangamo umuntu wa kane. Muri ubwo buryo bundi buba busigaye haba harimo umuntu wa kane utegereje kureba nimba wemera uburyo busigaye umwuka w'Imana kugiramo inama. Haba hari umuntu wa kane mu muriro witeguye gutemberana nawe mu muriro, witeguye gutemberana nawe mu ruvugo, witeguye gutemberana nawe mu guseba, witeguye gutemberana nawe mu ntambara, witeguye gutemberana nawe mu mazina atandukanye isi yakwita. Haba hari umuntu wa kane witeguye kugendana nawe. Rero muri iki gitondo nkwifurije kureba uko Imana ireba, nkwifurije kumva uko Imana yumva ibintu, nkwifurije gutekereza uko umwuka wera utekereza, nkwifurije kumva icyo umwuka akubwira. Kuko bano Nebukadinezari yaravuze ngo ndabonamo umuntu wa kane, kandi umuntu wa kane arasa n'umwana w'Imana. Burya muri ubwo buryo bw'Imana habamo umuntu wa kane. Imana ishimwe cyane. Muri uko gukena harimo umuntu wa kane, muri uko gusuzugurika harimo umuntu wa kane, muri izo ntambara uri kunyuramo harimo umuntu wa kane. Wowe gira amaso amubona. Nimba Nebukadinezari yamubona akabona ari umwana w'Imana, why not wowe utamubona? Kuki wowe utamubona?
kandi uri umuntu w'Imana, niyo waba utaramenya Imana ndakwifuriza gukizwa, kuko Yesu ashyigikiye abantu biwe kandi agendana nabo. Uyu yari Yesu, yaraje mu muriro kumenya ikibazo cyabaye, kavuga abana barampamije, ndabyumvise, bahamije ko ndi umwami, bahamije ko ndi umunyembaraga, bahamije ko nkiranuka, ngomba kubaha promenade, ngomba kubaha sorti yo mu muriro. Imana ishimwe cyane. Nimba Imana yarakubwiye ko umuriro utazashya, ntabwo uzashya. Nimba yarakubwiye ko izagendana nawe, izagendana nawe. Nimba yarakubwiye ko izakurinda, izakurinda. Nimba yarakubwiye ko mu kaga izaba iri kumwe nawe, izaguheka. Nabwiye ngo niyo mubyeyi wenyine uheka ntiyururutse, umuntu akarinda imvi z'uburuyenzi. Ababyeyi bacu baratwororokije, Yesu arakomeza araduheka. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu wa kane niwe winjira mu muriro. Ababyeyi batinye, umuryango watinye, itorero ryatinye, itorero ryagusiga, umuryango wagusiga, bo mwashatse yasigara, nta n'umwe mwajyana mu muriro. Nebukadinezari yanyegeje karindwi, ntawubaho. N'umwana wawe ntimwawujyanamo, n'umuvandimwe wawe ntimwawujyanamo, n'itorero ryawe ntimwawujyanamo, n'inshuti yawe ntiyajya mu muriro. Nebukadinezari yanyegeje karindwi. Nta n'umwe uzagendana nawe muri uyu muriro, nta n'umwe uzagendana nawe muri ibi bibazo. Ariko umuntu wa kane niwe wenyine winjira muri uyu muriro bigakunda, niwe wenyine winjira muri izi ntambara bikemera, niwe wenyine winjira muri aka kaga bikemera. Nta muntu uzagufasha muri struggle uri kunyuramo zitandukanye, zaba iz'urugo, zaba iz'umuryango, zaba iz'itorero, zaba iz'igihugu, zaba iz'ubukene, zaba iz'intambara zitandukanye, zaba izo kubura amahoro, zaba iz'ibintu byinshi. Burya muri iyi si umuruho wese ni umuruho, waba nta w'umusirimu ubaho, nta w'umukene ubaho, umuruho wose ni umuruho. Cyangwa se impamvu zituma ushaka Yesu zose ni impamvu izo arizo zose zituma ushaka Yesu. Reka rero nkubwire ngo Yesu niwe muntu wa kane ushobora kwinjira mu bibazo byawe abandi bose banzi, usibye no muri ubu buzima, ndetse niwe muzinjirana no mu rupfu, kandi uzaguha ibyo waruhiye kandi ibyo waharaniye. Reka nkubwire ngo nkwifurije kubona ubundi buryo muri icyo kibazo uri kunyuramo, kandi nkwifurije kumenya neza yuko muri uwo muriro wawe harimo umuntu wa kane. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, mugubwe neza kandi muhaye muronke. Imana ibishimire. Amen.